Turongeye turabasuhuje. Ni hano muri Sekari Company Limited, ubwo duherukanye twaganiriye ku ndwara ya amibe, tubabwira amava n'amavuko y'indwara ya amibe ndetse tubereka n'imiti yayo ishobora kuyivura 100%, ikibazo cya amibe kigakira. Tugarutse uyu munsi rero none ngo tuganire ku ndwara ya telekomunasi. Ese telekomunasi ni iki? Ibimenyetso biranga ni ibihe? Ese telekomunasi yabonerwa umuti ikavurwa igakira? Ibyo byose tugiye kubivumuzi muri uyu munota, muri uyu mwanya. Ndabibutsa gukora subscribe ndetse no kuduha comment no gukora share kugira ngo ubutumwa tubaha bubagereraho ku gihe kandi tumenye ko munadukurikiye. Ibyo bizadutera avantage yo gukomeza kubaha inama nyinshi zitandukanye ndetse munasobanukirwa n'uburwayi bwinshi benshi bamaze gufata ko ari karande. Ariko hano muri Sekari Company Limited turabizeza ko tuzabafasha ku bibazo bitandukanye mu buzima bwanyu. Telekomunasi ni iki? Iyi ndwara hari benshi badakunze kuyibazaho no kwitekerezaho, keretse gusa abanyeshuri bayize mu ishuri cyangwa se abaganga, kuko bahura n'abarwayi bayirwaye umunsi ku wundi. Ubusanzwe iyi ndwara ya telekomunasi ni indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse no mu matuwarete ahuriramo n'abantu benshi batandukanye, cyane cyane nko mu tubari n'ahandi hantu bakoresha ubwiherero rusange. Telekomunasi ni indwara ikomeye cyane kandi ni indwara itarobanura ngo irebe umutoya cyangwa irebe umukuru. Ni indwara itarobanura igitsina. Iyi ndwara ushobora kubana nayo igihe kirekire. Ni indwara yihisha mu mubiri, akaba ari infection igenda igaturamo, ukaba wabana nayo utazi ko uyirwaye, keretse kenshi kuba ku gitsina gore. Igitsina gore nicyo kikunze kugaragaza ibimenyetso nko mu byumweru 2-3 ayanduye. Icyo gihe nibwo atangira kugira ibimenyetso byinshi bitandukanye. Telekomunasi rero ni indwara mbi cyane kuko ni indwara ifunga ibyishimo by'umuryango. Ubwo abakuze murabyumva, ibyishimo by'umuryango bikayoyoka neza, ugasanga bitangiye kwitana abantu. Ikindi kandi iyi ndwara ya telekomunasi mu gihe uyitindanye cyane, ni indwara itera ubugumba cyangwa se kutabyara. Iyi ndwara ya telekomunasi ni indwara ikomeye cyane. Dore bimwe mu bimenyetso biranga umurwayi wa telekomunasi. Umurwayi wa telekomunasi agira uburyohe bwo kwishimagura mu buryo budasanzwe, akishimagura mu gitsina ndetse bya hato na hato ntashake no gukuraho ikiganza mu gihe yatangiye kwishima. Ikindi kimenyetso gikomeye ni ukuzana uruzi rujya gusa icyatsi, rimwe na rimwe ugasanga icyo cyatsi kivanzemo n'umuhondo. Ikindi kimenyetso kandi gikomeye cyane ni uko usanga n'urwo ruzi ruza rimwe na rimwe runuka cyane nk'amafi yaboze, cyangwa ahantu abantu b'abagabo bihagarika igihe kirekire. Iyi ndwara rero ni indwara ikomeye cyane kandi ibasha kumunga umubiri, cyane cyane mu myanya ndangagitsina. Niba rero ufite ibyo bimenyetso cyangwa se ukaba ufite mugenzi wawe mwaganiriye akakubwira ko afite ibyo bibazo,
tugane hano muri Tsekari Company Limited, ivuriro rivurisha ibimera by'umwimerere. Tubafitiye umuti wa telekomunasi, umuti ushinzwe kuvura ama infection ikaranduka mu mubiri rwose. Icyitwa telekomunasi ukagisezeraho. Dufite umuti wo kunywa uvura telekomunasi, ariko kandi ukajyana n'umuti wo kwicaramo, akaba ari imiti igendana yombi, ndetse hakaza n'uwo kwisiga mu gihe umaze kwicara mu ibasi ya minota yagenwe, ukavamo ukisiga uyu muti hanyuma ukaryama. Ni umuti wizewe, tumaze kuvurisha benshi batugana kandi bagenda baduha ubuhamya ko bakize icyo kibazo. Telekomunasi ni indwara tuvura hano muri Tsekari Company Limited. Ni ubuhamya duhabwa na benshi batuganye kandi bamaze gukira telekomunasi. Ndabibutsa gukora subscribe ndetse no kuduha comment no gukora share kugira ngo ubutumwa tubaha bubagereraho ku gihe kandi tumenye ko munadukurikiye. Ibyo bizadutera avantage yo gukomeza kubaha inama nyinshi zitandukanye, ndetse munasobanukirwa n'uburwayi bwinshi benshi bamaze gufata ko ari karande. Ariko hano muri Tsekari Company Limited turabizeza ko tuzabafasha ku bibazo bitandukanye mu buzima bwanyu. Murakoze, mugira amahoro. Aho mwadusanga dukorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, uvuye Nyabugogo ukagera Karuruma neza ni ku muhanda uzamuka ujya Jari nko muri metero 50 uturutse kuri kaburimbo. Ni karibu muri Tsekari Company Limited, ivuriro rivurisha ibimera by'umwimerere. Karibu. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri telefone 0785 50 79 ku bakoresha Tigo ni 0722 82 79 023. Ni karibu.